Okay, urakoze cyane kandi nyine n'uyu mwanya ni mwiza kugira ngo tuganire kuri serivisi za ambasade, mukaba muhereye hano kuri ambasade y'u Rwanda muri Amerika i Washington DC, akaba ari urwego ruba ruhagarariye abanyarwanda n'inyungu z'u Rwanda muri icyo gihugu. Ubu hano ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, ariko ni byiza ko tunatanga ibisobanuro bimwe na bimwe abantu njya numva bajya bakunda kwitiranya, ariko nyine nk'uko mwabivuze njye nitwa Vitali Karangwa, nanjye nkora muri ambasade hano y'u Rwanda Washington DC. Iyo tuvuze ngo ambasade y'u Rwanda Washington DC, hari ubwo abantu bayitiranya bakayitiranya na misiyo y'u Rwanda muri New York cyangwa se n'aho iri. Ibyo wenda umuntu yabanza kubishyiraho umucyo, abantu bakabisobanukirwa. Hari ambasade y'u Rwanda iherereye Washington DC muri Amerika, hakaba na mission y'u Rwanda iherereye i New York naho muri Amerika. Izo ni inzego ebyiri zikora ibintu bibiri bitandukanye, hari ubwo abantu bajya babyitiranya. Um, iya New York ambasade hano muri Washington DC ni ambasade nyine, tuza no kugaruka ku bikorwa byayo n'inshingano zayo n'uko ikora n'ibikorwa bitandukanye, dufite umwanya wabyo kubigarukaho. Hanyuma hakaba na mission y'u Rwanda, navuga ngo ni nk'ibiro bishinzwe gukurikirana ibikorwa bibera mu muryango w'abibumbye mu nyungu z'u Rwanda, ikabikurikirana ihagarariye u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ambasade rero y'u Rwanda hano Washington DC itandukanye na permanent mission y'u Rwanda muri New York, n'abayobozi baratandukanye. Umuyobozi ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika ni ambasade Mathilde Mukantabana. Hanyuma uhagarariye permanent mission y'u Rwanda muri New York ni Honorable Martin Ngoga. Ibyo wenda abafite ibibazo bandi twaza no kubigarukaho cyane cyane tuko tugiye kwibanda kuri serivisi za ambasade y'u Rwanda muri Washington DC. Icyo nicyo nabanzaga nifuzaga ko tubanza gushyiraho umucyo. Icya kabiri, ubwo ni utuntu tumwe na tumwe abantu njya numva bibeshyaho, yaba baje kudusaba serivisi, yaba baduhamagara kuri telefone, abohereza email, ukumva bari kubyitiranya. Icya kabiri abantu bajya bitiranya nanone mbere ko twinjira neza muri serivisi, naho ambasade y'u Rwanda muri Amerika iherereye. Ambasade y'u Rwanda iherereye muri Washington DC, ni igice turavuga ngo ni muri East Coast ya Amerika. Abazi ikarita ya Amerika mwirebyeho cyangwa bari kuri Google n'ahandi muzifungure murebe, ni East Coast cyangwa se ku gice gishyira uburasirazuba ku ikarita ya Amerika. Washington DC itandukanye na leta ya Washington, ikitwa Washington State. Washington State iherereye mu burengerazuba bwa Amerika, hirya ku nyanja ya Pacifica, aho umurwa mukuru wayo witwa Seattle muri Washington State. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye. Hari ubwo umuntu bijya bibaho rwose iyo confusion, ikaba umuntu akavuga ngo ngiye muri Washington, ikaba wenda agiye muri Washington Seattle, Washington State, agahita avuga ngo okay, umbwirira abantu kuri ambasade cyangwa se uzansubirize cyangwa se unshyirire ibi bintu umuntu uri muri Washington DC. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Kuva muri Washington DC ujya muri Washington State Seattle ni urugendo rw'amasaha arenga 5 mu ndege, ni kure cyane. Murumva rero itandukaniro aho ngaho ririmo. Hanyuma mu nyemerere twinjirane muri ambasade y'u Rwanda, kubatahazi kubatarahagera. Ambasade y'u Rwanda iherereye muri Washington DC, ibyo nabigarutseho, hitwa New Hampshire Avenue. Iyo na adresse wenda no kuri gant hose zirahari. Hanyuma harimo ibiro bya ambasaderi, nibyo twinjiye wenda mu biro bitandukanye biri muri embassy. Harimo ibiro bya ambasaderi namuvuze yitwa ambassador Mathilde Mukantabana. Hakaba umuyobozi wungirije ambasaderi dukunze kwita deputy chief of mission yitwa Arthur Asimwe. Tukagira defense attaché ukurikirana ibikorwa bya gisirikare. Hakaba abajyanama ba ambasade, hariho first counselor, hakaba na second counselors babiri. Dufite umunyamabanga wa mbere ari we first secretary, akaba anashinzwe gukurikirana ibikorwa bya diaspora ndetse na service consulaire cyangwa consular services. Tuza no kugaruka consular services harimo iki: hari abashaka passport, hari abashaka irangamuntu, hari abashaka procuration cyangwa se POA, power of attorney, ibyo wenda turagenda tubigarukaho. Hari abashaka consular cards n'ibindi bitandukanye, izo nizo twita service consulaire. Hanyuma hakaba na consular department, ari nayo areberera, irimo nayo
bakozi harimo consular officer ariwe ukurikirana ama passport abari kuyapurayinga, abaje gutanga ibikumwe, abifotoza, ibyo ari bikora. Hakabamo kandi na administrative liaison officer ari gukurikirana ama email bohereza, abahamagara basaba serivisi zitandukanye. Ah, nohereje email n'iyi mwarayibonye, ese no hari mail nohereje kuri embassy igeze he, ariwe afasha embassy mu bikorwa nk'ibyo. Hakaba kandi n'ibiro bya communication ni kumenyekanisha ibikorwa bya ambasade mu buryo butandukanye. Burya tugira audience ebyiri cyangwa se tuba tubwira abantu mu byiciro bibiri. Hari kubwira abanyamerika hano muri Amerika, tukabwira ariko n'abanyarwanda. Abanyarwanda nabo bari mu bice bibiri. Abanyarwanda batuye hano muri Amerika ni benshi benshi, turaza no kugaruka no kubigarukaho nitubona umwanya, ariko ndagira ngo ntiharure umwanya. Byose byo twari kuvugira ku kiganiro nkarinda mbisoreza mu mwanya umwe, kandi n'abandi bari buze gufata akanya. Hakaba igice cya kabiri cy'abanyarwanda batuye mu Rwanda, abari udukurikirana muri mu Rwanda, yaba Oswald wewe uduhostinze n'abandi, kuko nimwe mwohereje ambasade hano, mugomba kumenya ibyo ambasade yanyu iri gukora hano muri Amerika. Niyo mpamvu mujya kubonamo abanyamakuru cyangwa mu Rwanda mukabona inkuru zimwe na zimwe abakuri mu binyamakuru byandika, yaba televiziyo n'amaradiyo, mukumva ibiri gukorerwa hano, no kugira ngo mukurikirane, mumenye, muhabwe amakuru y'ibyo urwego rubahagarariye ruri gukora. Hanyuma kandi tugira n'ibiro bishinzwe, tugira accountant cyangwa comptable. Murabizi ko amafaranga ya leta ntabwo abantu bayakoresha uko biboneye, leta y'u Rwanda by'umwihariko, kuko buriya ifite ubudasa bwayo. Ibyo ni ibintu muzi neza. Rero abari ushinzwe gukurikirana imikoreshereze yayo, harimo kuyakoresha bigendanye n'icyo amategeko ateganya, cyane cyane ku mikoreshereze y'umutungo wa leta. Sinzi rero niba twahita twinjira muri details za serivisi ambasade itanga nazikomoje, ariko noneho nkajya muri nkavuga ido n'ido, cyangwa niba wenda hari ikindi wongeraho. Urakoze Oswald. Yes, urakoze cyane Vital Karangwa. Itangazamakuru racyarizi kuko nta segonda na rimwe ripfa ubusa. Ari n'uwashaka gutokora biriya bita kweditinga, nta kintu yavanamo. Ariko ndakubaza ibibazo by'amatsiko. Hari za ambasade z'u Rwanda aho usanga zikorera mu nzu za guverinoma y'u Rwanda. Urugero, ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, inzu bakoreragamo mu mwaka ushize yari y'u Rwanda, aho bimukiye naho bambwiye ko bahaguze, bityo ubwo nayo ni inzu ya guverinoma y'u Rwanda. Aho mukorera ni inzu ya guverinoma y'u Rwanda, ni ku butaka bw'u Rwanda kwa kundi bajya babivuga? Yego, inzu dukoreramo ni ya guverinoma y'u Rwanda, ni umutungo wa leta y'u Rwanda, kandi yaba bahageze murahazi, n'abatarahagera kagira amahirwe yo kuzahagera. Ni ahantu heza cyane, ubona hafite isuku, hagaragaza nyine wa mwihariko n'ubudasa bw'u Rwanda. Iyo uhageze nyine uhita ubona ko ari u Rwanda. Ifite etaje zingahe? Aha, ifite 3. Ukinjira winjira kuri ground floor hasi, ari naho Yego. usanga ariho usanga ibyo twavuga mu Kinyarwanda nka salon cyangwa lobby, aho twakirira abantu. Harimo intebe, harimo amadarapo, harimo ahantu abantu bashobora gutegerereza. Ariko kuri iyo floor hirya hari n'ibiro bibiri. Ibiro bihe harimo ibiro byicaramo administrative liaison officer, uba wicaye hariya kurebera mu kirahure. Hari wenda ibi dokimuzanye, hari umuntu uje kureba muri embassy, hari iki akakwakira. Inyuma ye harimo ibiro bya consular officer, ari nawe cyane cyane abantu bakunda kuza gutanga ibikumwe, kwifotoza, gusaba amaviza, niwe baza bareba. Bakaza hariya, hari aho afotorera abantu, hari aho batangira ibikumwe nka kwa kundi kuri migration mwarahagiye, niko haba hameze. Iyo niyo floor ya mbere. Ariko munsi, reka ari naho duhita tumanuka ground, harimo basement, harimo indi sale twakiriramo abantu, abanyeshuri bashaka kumenya byinshi ku Rwanda, basuye embassy bakeneye kumenya ibikorwa bitandukanye. Inyuma yayo hakaba na office yindi ikoramo ushinzwe communication, ariwe ngewe. Hanyuma kandi ukazamuka kuri ubwo, tuve kuri lobby tuzamuke kuri floor ya mbere. Ubwo niyo niti ya mbere, kuko iriya ni ground floor. Floor ya mbere iyo yinjiyemo uragenda ugasanga harimo umuyobozi, harimo ushinzwe defense attaché, ukurikirana ibikorwa bya gisirikare n'ibiro bye, harimo n'undi bakorana. Hanyuma hirya ye harimo second counselor ushinzwe ibikorwa by'uburezi education, niho nawe akorera.
hanyuma hirya ye nawe hakoreramo first secretary ari nawe navuze ureberera ibikorwa bya diaspora hamwe na consular services ari nawe ukorana na babandi navuze hasi kuri ground floor. Hanyuma tukazamuka kuri floor ya kabiri. Floor ya kabiri hejuru niho usanga hirya political counselor ari ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya politike, tuza no kugarukaho wenda muri detail. yes Hanyuma hari na deputy chief of mission ntahakorera, hirya hakorera hirya ye hakorera ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se kamasho n'umukontabule hirya. Hanyuma tukajya kuri floor ya kane iriho ambassador na sale yakirwamo abantu, nanone indi ya kabiri nuko ambasade yubatse. Niyo mpamvu navuze ngo twinjiremo ku bantu batarahagera nibura yes mugira yes isura. Yego. hasi kuri lobby wavuze ko hari amabendera ni menshi, ni ay'ibihugu byinshi cyangwa ni iry'u Rwanda gusa? Oya, ni amabendera abiri, idarapo ry'u Rwanda n'idarapo rya Amerika. Okay, yes. Mm. Aha, ndumva inzu uyitujyanyemo, ni byiza cyane. Muri abayobozi n'abakozi bangahe mwese hamwe Vital? Turi urumva ngiye nkurikira ku murongo, navuze ko hari ambasaderi, ubwo nawe wumve hari ambasaderi, hakaba ushinzwe ibiro bya ambasaderi, abo ni abantu babiri. Tukaza kwa deputy chief of mission, abo ni abantu batatu. Hanyuma tukinjira kwa first counselor, abo ni abantu bane. Tukinjira kwa dufite second counselors babiri, babaye abantu batandatu. Tukajya kuri defense attaché, nawe ni wa karindwi. Tukajya kuri first secretary, uwo ni uwa munani. Hanyuma tukamanuka tukajya kuri ushinzwe first secretary twamuvuze wa munani, ubwo ni Yes. umunani. Okay, ni umunani. Hanyuma tukajya kuri consular officer ni 9, tukajya kuri administrative liaison officer ni 10, tukajya kuri communications ni 11, tukajya ku comptable ni 12. Hanyuma kandi tukagira n'abashoferi, tukagira n'ukora kwa ambassador. Ubwo umubare urawumva. Kwa ambassador mu rugo. Yego. Mukoreshamo abanyamerika cyangwa abandi bantu b'ubwenegihugu bundi? n'abanyarwanda biganjemo kugera uyu munsi nka Nabo 90%. bashoferi mwemye akazi abanyamerika pe? Oya, abanyamerika nabo baragafite, niyo mpamvu uvuze ngo ni nka 90%. Ariko Okay. burya biba akenshi hari ubwo usanga kugira ngo turusheho kunoza serivisi cyane bisaba umuntu understanding unasobanukiwe neza n'ibijyanye n'igihugu, ariko si ukuvuga ngo ni bose 100% harimo n'abanyamerika.